ntago mbizi gutyo babyumvishije undi akavuga ngo nawe kubita icyo utazi utabonye ubukumi bwa so na nyoko ntabwo nzira ari amatiku yabo aho yahereye ariko ko ubwoko ari babiri bo kwa ari babiri babiziranye dore icyo nashatse kubwira icyo dufite abyumvishije nibagende bajye mu matiku yabo ku ruhande ariko bake kuza kwanduza abandi bantu bakirenze iki umwana wabo ese nimba twarahuye damu ubwiriza ubutumwa bwiza tukongera guru gutsinda nzabifata gute tubwiza icyondi nyine uwo muntu abari icyondi uwo muntu abari icyondi niyo mpamvu rero nkubwira ngo 90% ibi ngibi ngiye kubabwira nimushaka mujyana mu byandika tituri no 25 2026 tuzamenya bari bahamagaye by'ukuri natarahamagawe hari n'abandi bandi bakiriyo bakitwikiriye ngo undi nagukumena undi nagukubita iyo hataba wenda nuko wenda pastor Claude kubera kari n'umuntu mukuru azi n'amategeko iyo abari wa muntu hubuka ni babahanga nibishaka n'utaza amategeko se indese nibishaka n'utaza amategeko nibishaka nta mategeko azi na amategeko nta mategeko azi mwereka ukuntu ataza amategeko yarafunze ari kuburana yaravuze ati mumbabare sinasubira hehe kuri social media arabi ni nacyo kintu cyatumye banamurekura baraga ati mumbabare na abana mfite ni batoya arisobanura niko yavuze ariko niko yavuze nyine niko ariko nitureba kuri wangu uri gushaka kweza Claude pastor oya nigere ngo ndi kumwe we afite umugore kangahe wa kabiri yaradivorusije arabya barimo barafaka akazi uko mubi kwamu ushatse kuvuga ko Claude na nibishaka barimo arapfa mutesi nese so kintu nibishaka ragira ati ubu nibishaka umutima nibishaka we aravuga ati nge sinzi uburyarya we Claude nagucinya inkoro kwande kwa pastor mutesi ko mugira indyarya ibyo ndabiza byumvishije none Claude nawe ati ndindyarya gute hari kintu cyaza amasaka zabo bisobanuye ko nibishaka na pastor Claude bapfa mutesi erega nibishaka ari kugira ati wereka kwigira indyarya yo Claude kandi sasu nasiba no when na meseka mwavuye ati ngewe ubundi pastor dia abantu bakunda ibinyoma kuruta ukuri nimba yaravuze ati nukuvuga ngo yabeshye none urukiko oya si rero kuvuga ngo nabana agira kandi abana yabyaranye na Dorothea nyine nabafite bafite nyina wabo byumvishije mama wabo abo ngicyo numvaga abo numvaga ko ushatse kuvuga ngo nyine yabaseze mu rugo bari bonyine none se ntiyarari kumwe n'umuntu ntiyarari kumwe n'umugore umuhanuzi muzima uretse gatoya umuhanuzi muzima yabwira undi ngo uriya siribuye ngaho mufata umubenure tugiye kwinjira mu mategeko ari pastor Claude ategeko ryamufata kuko bari kumwe su wa mbere nibishaka isani ishaka nariwe namuteri uzi nishaka mpamvu namuteri buye uzi mpamvu nari mutera isani ibishaka ari wenyine akwe kundangwa mu ndimi ebyiri hoya cyangwa yego sibyo ariko uyu munsi wa none nese ntabwo Claude yakoze ibiganiro kuri pastor Mutesi murangi umuvugizi wa RIB hago kavuga ngo duhaza amatiku ya pastor Mutesi na pastor nde Claude akayahaga kavuga ngo turayahaze iyi saka bayara yahaze akanabwira no gate amatiku turayahaze none iyi saha twebwe ubwacu tukatubanye Claude atangiye kongera kumuza kwigiraho shyashya miseki igoroye akari kuza kumuvugira tuvuge ko ari impuwe kuvuga nibishaka dore guye rahise ntegereza yaraturanye na heba ngwino baguterera intebe hano umuntu arakuvuga ukirukira kwa murangira ngewe murangira ntabwo ari murangira n'umuvugizi wa RIB umva nkubwire subiremo urugo rwa Mutesi wateze iminsi uri hano icara wongera ujye kunde wangira imbabazi sukana imena ihanga wayimenye sebisha none mwaretse tugakoreka dukomeza ikiganiro wavire mu kiganiro wavire mu kiganiro dukomeza ikiganiro wavire mu kiganiro nibisha wavire mu kiganiro subiremo nkubwira ijambo rimwe subiramo nkubwira ijambo rimwe subiramo nkubwira ijambo rimwe wamvire mu kiganiro wamvire mu kiganiro reka dukore wamvire mu kiganiro wamvire mu kiganiro reka dukore wamvire mu kiganiro wabuze ibyo uvuga umuntu ungana nawe reka dukore izina ryanjye ndari kwiyamye reka dukore uhereye umunsi bwira ku rugendo basiba ikiganiro wakoze bwira urugendo basiba ikiganiro wakoze
nibisha wa Wibeshe koro. tegereza yaraturanye naheba iminsi wateze mutezi ntuzabibona urugo rwe ruzakomera aravuga ngo mwese muzabana iki akaramata yego asko bagutera intebe ukaza ese tuguha intebe wicare baguha intebe wicare ni mumuha intebe yicare ni mumuha intebe yicare bivuze iki rero wabyumvise intebe yabonetse Namba ufitiye icara nicara nta kibazo ngwino wicare hano ariko se uko abizi yuko twahita duhurira muri iki kiganiro Bagome Mutesi afite. ariko none se wagiye mu ko wanze kujya mu kiganiro wareze namuretse tukikora akagira ibyo yivugira yica bivugira yicaye no bivuga oya kubivuga akira mikrofone oya nicaye Mu bagome Mutesi afite. umuvugizi wa Mutesi nani okay noneho ndi umuvugizi w'isi yose ibyo mvuga byose ndasubiza ibyo wavuze Urimba wirukira kwa Murangira. ariko wamurangira uvuga uramuzi uzi murangira icyo ari cyo iryo zina urarizi wowe Murangira ninde Murangira ninde Numuvugizi wa. none se ese wakwicaye none se byibuza yitwa Umugabo ngana wagiye nawe. ugira wakwicaye Undi nabonye ngo gusezera. twagiye ntabwo mushakamo nibishaka genda ushaka muri kamera bigure magi ntabwo mushaka se yagiye kubyera ntabwo nshaka ndabyanze rero ibyawe bishire so Utambeshera mpari. no oya ntabwo Utambeshera mpari. uragira gute nyirankabi nkabutabera nyirankabi nkabi ndakwiyane toka shitani twagiye wachi tunga mikoro hari wachi subiramo wachi urongera kumvuga ndagusatura urwo ruhara. sawa Reka twikomereze n'ibinyamakuru sawa bacu muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye tubifuriza kugubwa neza tubifuriza ineza y'Imana n'urukundo ruva ku Mwami Yesu rukomeze kubana namwe hanyuma ndi kumwe n'Imanzi TV hanyuma ndi kumwe na so w'Imanzi TV ndakwakiriye bimeze bite turashima Yesu turashima Yesu harimo abadashima Yesu ubundi afite abantu bandi bashima bari gushima ababahaye inka bandi bagashima ba onkre bandi baragushima ababosi babagejeje mu kazi barimo ariko turashima Yesu twakiri turinze akatindana n'abanye n'umuryango wanjye n'inshuti zanjye n'abavandimwe n'abantu yacunguye ku musaraba hari abatacunguye se ari nabo yacunguye oya bino bantu rasekuba oya agarobana ku butoni harimo abacunguye ariko gucungura ko yabacunguye bamutera ibitugu amutera ibitugu urugero ntanga urugero ku muntu yaza kuba ikibazo oya urasiba kuvuga ku muntu turaza kureba kuvuga umuntu tuvuge aho umwana w'ikirara uryo umwana w'ikirara yafata decision agasohoka mu rugo iwabo yamara gusohoka mu rugo iwabo akumva yuko ubutunzi wabo bafite akumva yuko ubuzima abona ibyo kurya byose abona atarushya atavunitse yumva ko kwebwe hasi ngo namuheze umugabane wiwe n'amakumezi umugabane wiwe ajye kwenjoyinga turabafite nabo abo yahaye bajya kwenjoyinga ubutunzi bamusabye ibyo bamusabiye ntibayikoresha abo rero bamuteye iki mugongo hari n'abandi batindanye nawe baravuga ngo ibyo dutunze byose ni ibyawe nanjye ubwanjye ndi uwawe uwatandukana nawe ndavuze ngo aho ngeze mbikesheje amaboko yanjye aho ngeze mbikesheje ubutunzi cyangwa ubwenge bwanjye cyangwa amashuri meza yego utarajya kure Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe uyu munsi wa none baribagiwe cyane bibagiwe bibagiwe none ni iki gituma abantu batakariza Imana icyizere cyangwa se bakava mu byizero biterwa n'iki abantu batakariza Imana icyizere yego barangije bava mu byizero impamvu ni iyi kimwe mu bintu navuga byatumye abantu batakaza Imana icyizere navuga ko akunda umuntu atunga abahanuzi benshi
akabagira nk'abapfumu. Urumva nimba uvuye hano kwa Theo akaguhanurira, ukava hano ukajya kwa Damu akaguhanurira, sibyo? Ukava hano ukajya kuwundi muntu akaguhanurira umunsi umwe, ni ibintu biri buze kuza stabinga umutwe wawe, nibiza kuba ikibazo umutwe wawe rero, yego bibuze gutuma utangira kujajinga kagakiza, tangira bapime Damu ararimo, Theo ntiyararimo, runaka ntiyararimo, abyumvishije biribuze gutuma na bimwe wavomye n'amazi wavomye yarayukuri utaza kumenya yo kwitanga atarayukuri, biza kurangira usanga wavomeye mu kintu cyatobotse. Sinzi igisobanuro ngo hari mucyumvishije impamvu abantu hibagiwe abantu batatinanye n'Imana, batinanye n'abantu bagashaka kugwiza abahanuzi benshi bagwiza ibihe byo kubana n'utanga ibihe, ndavuga Kristo tubambiwe. Niyo mpamvu tukujya tubona rimwe na rimwe tukujya tugira abahanuzi bafite ibintu by'inzaduka, ukabona ari ufite umuhanuzi ari ukora umuntu ari umuhanuzi, ari ukabona akoze ikintu kandi ukabona ari proud yacu, ukabona ntatinya no kuba afite isoni z'ikintu yakoze. Juste yarabyaye ni umubyeyi cyangwa ni umupapa, afite abana azi ko ibintu agiye gukora n'urugero kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga, ntazi sinzi niba ibintu abikora azi ko ibintu bizasaza, kandi icyo mpamya ndashidikanya nta bintu byakore kuri social media birasaza ntabwo bisaza. Rero impamvu abantu bibagiwe ni uko hibagiye abantu banyuze basosa urupangu, buriye urupangu, ariko umuntu wamunyuze mu muryango agatozwa ntabwo yibagiwe. Niyo mpamvu umuntu watozwe ubu nta kibazo afite cy'inzu zafunzwe, ariko utaratojwe amagambo amubanye menshi utarajya kure. ntabwo turi bubavuge mu izina. Twagiye tubona abahanuzi bamwe na bamwe baza kuri kamera bagahanura abantu rwose, bakaba bavuga ati ni abahanuzi, abahanuzi b'Imana, ndetse wanamuvugaho ukavuga ati nyamara uyu si umuhanuzi, bakakubwira turakatsindwa, uriya ni umuhanuzi w'Imana. Ariko uyu munsi wa none nibo bari guhangana kuri social media, nibo bari kuguhangana kw'abakozi b'Imana. Ntibatinya gutukana, ntibatinya gusebanya, ntibatinya kwambika ubusa bagenzi babo. Harya Imana niyo iba yarabatumye ngo baze bambike ubusa bagenzi babo, kuki aba bantu baje bitwikira umwambaro w'agakiza? Ese aba bantu bo ni iki kintu cyatuma ababongera kugirirwa icyizere? Icya mbere kinza nkunda kukivugaho cyane, nta mpamvu yo kongera kumugirira icyizere, kuko burya umuntu yakweretse ko ateye akagaya intege nke ziwe, iyo uzi ko udashobora kwihangana intege nke ziwe uramureka mugatandukana. Kabiri, ndaza kubivugaho cyane cyane nanababaye, bitewe n'uko na mwino minsi ya none byo ku mbuga nkoranyambaga ugasanga abahanuzi baguhangana rimwe na rimwe, ntugire ngo batangiye guhangana ubu ngubu, sinumva ari mu byumva, ntugire ngo batangiye guhangana ubu ngubu, bahanganye kera mu mitima yabo. Impamvu bahanganye kera mu mitima yabo, ahubwo bibaye ngombwa yuko Bibiliya igira kuri cyo kivuga ngo muzababwirwa n'imbuto zabo. Mwibutse ngo agakiza gatura ku ijambo ryitwa ku nshinga yitwa gukirana, gukirana, ugakirana na cya cyaha wari ufite cyakunaniye kugeza igihe ukineshereje. Yego, iyo umaze gukirana na cya cyaha rero uba uwa Kristo. Iyo umaze kuba uwa Kristo, muri myavuga ngo bazabanga babambura, bazabarenganya, uko bangeramo niko bazabagirira. Ariko nibivuze ngo nimba mugenzi yakuvuze nawe uzo umwishyure, no. Rero turabafite benshi, nta soko riburi bisambo. uretse gato uravuze ngo kuki atahamagara inshuti ze zidufasha basenganye kandi abakristo yayoboye. Abo twasenganye bangana iki? Abo twasenganye bangana iki? Uyu munsi wa none Theo, ngiye nkakubwira ngo mfite ikibazo cy'inzu, ngiye papa bitangaza hari aho ngiye ndi bumugarukire, kuko abo yizeraga kari inshuti nta kintu bigeze bamumarira, abo yasengeye nta kintu bigeze bamumarira. Yagombaga nawe gukora kuriya kugira ngo abone ibyo gutunga umugore n'iki n'abana.
none se tubwizanye kuri munyamakuru rero nawe wabikora umuntu w'umugabo kuki se njyewe nabikora umva uretse bibiri iravuga ngo icyo muzakora cyose kizababera izina rya Yesu ni ikanzu y'umugore we ariko ni ikanzu y'umugore we ntabwo ari ikanzu y'undi mugore ni ikanzu y'umugore cyo kwari wamushutse pasiteri wabwirije ubutumwa bwiza abwiriza abantu ko Imana idahinduka yarabwirije byaga kuvamo arahanura byaga kuvamo abonye ko kwambara ikanzu ariho biri bivamo subiramo ngo yarabwirije byaga kuvamo arahanura byaga kuvamo abonye ko kwambara ikanzu ariho bivamo agomba kuyambara point ari ijambo ry'amara umaje kumbaza ngo abo bantu kuki bakuza ku mbuga nkoranyambaga nabwiye ngo nta soko ribura iki ibisambo ibyo ngibyo nyine nimba yarabwirije ntiyavamo ni igisambo ushingiraho kuvuga gute ko ari igisambo nta muntu wakoreye Imana ahamanyije n'umwuka wera w'Imana useba buretse nkubwire uyu munsi nanjye uhita unsubiriza rimwe uyu munsi wa none nzi umugabo ntiyiba ntaroga ntasambana mbese nta kibazo agirana n'abantu bose urumva uyu munsi wa none amaze kugeramo amezi abiri y'inzu si 120 inzu yishyura 60 ni 120 hanyuma kurya ni pare ni danje hanyuma ngaho mbwira uyu muntu urajya kumuhagarara uhite umubwira ngo Imana irakora kandi ni umuvugabutumwa ni n'umuhanuzi reka mubwire kimwe mu bintu abakristo bananiye nuko barenze urwego bakajya kubwiriza ikintu kitarababaho iyo ubwirije ikintu cyose kitarakubaho stili nayo Imana ibizakugerageza rero tugarutse inyuma ahangaha urumbwiye ngo uwo muntu ushobora kuba Imana ikumugerageza isa ntacyaha yakoze abyumvishije ariko Imana imugerageje gute kumwe yabwiye umuhanuzi amubwira ngo bamanuye wajyane kukageza banze nkugeragereza umuntu abyumvishije ikakugeragereza umuntu erega birakwiriye kandi biranakwiriye biranatunganye ko Imana iguhereza umuntu mwe kugendana abyumvishije Imana ijya kubwira Yesu uramwa ngo uhereye umunsi ndagukuza nta basaza bari barimo nese impamvu itabwa abasaza kandi babazi iby'urugendo uretse gatoya aho ngaho turagendana Imana ibwira Yosuwa ngo ndatangira kugukuza mu maso y'abagupinga hanyuma buretse gatoya nuko bari bafite ikintu bagenda n'icyari cyo icyambere bari barashize inzara yo mu butayu bari mu rugendo rujya hehe ikanani igihe Mose yari amaze gupfa hanyuma ababisiraheli bumviraga Mose yego ariko bataramenyera Yesu bitewe n'iki bitewe n'uko Imana yashaka gutureninga Yesu iramubwira ati rero ubwo bimeze gutyo ndatangira kugukuza mu maso y'abageze gute y'abantu bagupinga ariko bari barashize inzara kimwe nibyo nashaka kubwanya ibikomba sibyo bari bashize iki inzara n'inyota ariko Imana ambwiye ngo ndatangira kugukuza mu maso mu maso y'iki y'abagupinga y'Abisiraheli n'abantu kimwe kujya kubwiriza umuntu wahaze ufite amafaranga kujya kubwiriza umuntu wize ufite akazi keza wicana n'abantu bakomeye ni ishuri wabyumvishije ni ishuri kandi muri izi ngeri zose mu bantu Yesuwa yabwirizaga yaragiye kubwiriza bari barimo harimo abahanga bazi kurashisha topito harimo abahanga Imana yishe inzoka kwa Faraho bareba abyumvishije abo bari barimo Yesu nkwibutse ngo yari umwana mutoya ndi gushaka kwitsa ku kintu wambwiye umbwira ngo uwo muntu kuba rero ari umuntu w'Imana sibyo ageze mwayo mezi abiri y'iyo nzu ntibivuze ngo ubuntu bw'Imana bwamwimutseho uzi impamvu ari iyihe nibyo nshaka gusobanurira iyo Yesuwa Imana ikiza kuvuga ngo aba bantu batemwe imitima ituma bahita bakwemera uwo mwanya ntaratangira kugukuza ntabwo bari kubyumva umva impamvu rero ni iyi Imana ishobora kumuteringa nka Yesu uza amagambo Yesu akimara kwimisha ijambo Yesu yavuze rya mbere speech ya mbere afashe mu Bisiraheli yarabwira ngo ejo mu gitondo cya kare buri wese nimugoroba atora ibuye buri wese
buri wese ngo aryisegure mu gitondo cya kare ababwira ngo Imana ibuze kutuyobora. Ndakeka ndashidikanya iri buye nicyo kintu cya mbere bari barabuze muri sera. urimo uravuga ahantu nshaka usuvuze ku ibuye. Yego, ibuye niryo rikomeretsa rikanomora. ariko buretse wumve, iri buye niryo risitaza rikagira gute? Urisitaraho wagira mu buryo bw'umwuka wabonye iri buye urisitaraho. Mu isi y'umukara wabonye ibuye risobanura iki? Ni Kristo. Ni Kristo. Ibuye risobanura buretse nkubwire tujye tubwiza abantu kuri. Yego, uyu munsi wa none hari abantu bagiye babwiriza ubutumwa bwiza babwira ko kwa Yesu bigira gute binagana. Uranyumva neza Theo? ubabwirije ko Yesu nagana afite imyumvire yiwe. Buretse gatoya, abantu bose ntago bahondagurwa kimwe. Yego, iyo uzaba pastori ishuri iyo uzaba pastori niyo mpamvu nakubwiraga ngo papa bitangaza ntago twamutera ibuye, buriya niryo shuri rye. none damu oya ntabwo nabyemera. none Theo, Yego, koko yakora Imana papa bitangaza. nibwo namenye mbakora Imana. ariko ni pasiteri. Twe tuzi ko ari pasiteri. yarafite n'itorero ko ari pasiteri yakoze mu kandi yafoye. Yego, noneho yuhuye n'ikibazo, hari ibintu bitatu. Uhuye n'ikibazo wenda cy'inzara. Hari ukuba yajya mu kwesekoroka, ibyo bigize icyaha. Hari ukuba yakwihagararaho akananguka inzara ikamwica agapfa n'umugore n'abana. Hari no kuba yakwemera akisiga ubwo bufu agakora komedi, cyakoze bitagize icyaha mu buryo bw'amategeko, wamugiriye inama. ahubwo natubwire ngo umva nicyo kintu ushaka kubasubiza. ahubwo natubwire ngo yashe muri komedi akajya kwitwaza ijambo ry'Imana. Naza muri komedi ntabwo ndibuza kujya kureba papa bitangaza agakiza ke kuri YouTube muri komedi. Wabyumvishije? Nzakamushakiramo. Ariko nimba aje mu ijambo ry'Imana, akabaje mu ijambo ry'Imana, urabyumva neza? Akaba ashaka kubifata prank. Abakozi b'Imana sinzi ikibazo dufite. Wabyumvise? Sinzi ikibazo dufite. Reka nkubwire muntu w'Imana. Reka manze nkubwire iki kintu. Uwibiye mu ijambo ry'Imana yaryibiyemo. Utararyibiyemo yarahombye. Abanyarwanda byumvishije, abanyarwanda badukurikiye bose bamaze kujijuka. Ntabwo umuntu usenga Imana by'ukuri sibyo by'ukuri ntabwo yabura intsinzi y'Imana. aho utararenga aho ngaho Pastor Claude na nibishaka Theo, umwe si pasiteri undi si umuhanuzi. Ntabwo mbisanuka, ntabwo mbizi. Sawa rero, bombi si abakozi b'Imana si uko baza babivuga? Yego, bose si abahanuzi nk'uko baza babivuga? Yego, uyu munsi wa none bombori tiku ya tiku biva kuki? bombori ati tiku ya tiku biva kuki? umwe yaraje aravuga ati ndi umuhanuzi wa Pastor Mutesi, undi akaza akavuga ati ngewe ndi pastor. Uyu munsi wa none ihangana ry'aba bantu bombi. Ari umugani imbere wabagaho ngo so na nyoko bapfiki. Abapfiki se nyine ngicyo sako Pastor Claude sako nyoko ngo bapfiki kuva bangu ngo nimba akabizi ko mu bibi ntago mbizi gutyo. Babyumvishije? Undi akavuga ngo nawe kubita icyo utazi utabonye ubukumi bwaswo na nyoko. Ntabwo nzira amatiku yabo aho yahereye, ariko ko ubwo ari babiri babiziranye. Dore icyo nashatse kubwira icyo dufite. Abyumvishije? Nibagende bajye mu matiku yabo ku ruhande, ariko bake kuza kwanduza abandi bantu bakirenze umwana wabo. Ese nimba twarahuye damu ubwiriza ubutumwa bwiza tukongera guru gutsinda, nzabifata gute? Tubwizanye kuri nyine uwo muntu aba ari icyondo. Uwo muntu aba ari icyondo. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo 90% ibi ngibi ngiye kubabwira nimushaka mujyana mu byandika. 2025 2026 tuzamenya bari bahamagaye by'ukuri natarahamagawe. Hari n'abandi bakiriyo bakitwikiriye. Bategerejwe kujya ku karubanda. Yego, kuko ndakeka ndashidikanya nta muntu uzabona uzagusinya kwa n'urupapuro warayoboye imyaka 3 agapfusha ntumutabara kohereza umudiyakoni wari pasiteri wiwe azaza gusinyira, azajya ahandi. Urabyumva? Anjye kuva nasezerana sindasubira ku rusengero. Nurasubira ku rusengero? Kuri ADPR njya gusengera ahandi.
ikibazo ni cyane cy'umushima cyane yewe banyamburiyeho ibyuma na mikoro ni ibintu byose kandi nabikoze we banyamburiyeho ibyuma baracomokura ibyuma barabijyana muri reservation. Washingiwe ngiwe nasezeranye ugashobora kuba ari umupasiteri mwamufanye bifu uwuhe cyangwa se mwarahurira abantu akoze imana musigaye mufite ikibazo basa mwarahuriye ahantu ukakumubikira ibanga ubwo reka ngiyewe n'ibi bintu bya social media nta nubwo nazaga nabijyagamo cyane. Yego naragendaga nkahanura cyane cyane abantu benshi banzeho ko ndi umuhanuzi ndakubita nkigendera urambona mu matiku. Yego uyu munsi wa none dufite abantu bakomerekejwe n'itorero ryabo basengeramo. Nubona umushumba muri iyi minsi wuriraga ubutayu akagenda akivzirizinga navuga ko akisiga. Ugiye kugaruka mu kiganiro nakoze ubwashize hano ku Manzi bazagishake bazakibona. Yego ikiganiro cy'abashumba cyane cyane gikora ku idini rya ADEPR cyane cyane nteraniramo. Reka mvuge uyu munsi wa none aba bapasiteri barasenze baragize gute bemeye kwambara ubusa baratukwa ariko bemera ubupasiteri bwabo babuhagararo ntibabutesha agaciro. None se abangaba bari hasi bakitwa ya matitira y'abapasiteri batigeze biyandurisha iby'ibwabo. None aba bapasiteri se kukibaza gusenya bagenzi babo ko aricyo nakubajije. Ngiye mfite ikibazo kimwe nakubwiye ngo ntabwo mbizi Pastor Claude abyumvise. Pastor Claude simbizi afite tore nawe nyine njya mu itorero ryo byumvise na nibishaka gusa so muzi nk'iki nk'umuhanuzi umuhanurira iki se yahanuye nk'umuhanuzi nyine yahanuye iki bisohora. Hari abahanuzi yahanuye bihese nibiki yahanuye bigasohora nyine ariko umuntu umuhanuzi ukamukiza muri gereza si umuhanuzi nibishaka yahanuye. Uzi ikintu cyamujyanye muri gereza ntago ari ubuhanuzi ni iki ahubwo ni ururimi rwe. Ushingira kuki kwa ururimi rwe ni ururimi rwe. Ngiye muzi nk'umuhanuzi ibyo nakubwiraga na Pastor Claude singire ahubwo ngiye mfite ikibazo kimwe n'icyo nshaka kubaza sinshaka no kubatindaho. Ikibazo mfite oya kugira ngo bahanganire kuri kamera bereka ngo undi nagukumena undi nagukubita. Iyo hataba wenda nuko wenda Pastor Claude kubera ko ari n'umuntu mukuru azi n'amategeko. Iyo aba ari wa muntu uhubuka niba bahanga nibishaka n'utaza amategeko se indese nibishaka n'utaza amategeko nibishaka nta mategeko azi nta amategeko azi mwereka ukuntu ataza amategeko. Yarafunze ari kuburana yaravuze ati mumbabare sinasubira hehe kuri social media. Arabi ni nacyo kintu cyatumye banamurekura baraga ati mumbabare na abana mfite ni batoya arisobanura niko yavuze nyine niko sibyo nakubwiraga ngo iyi social media abantu bakunda ibinyoma kuruta ukuri. Nimba yaravuze ati nukuvuga ngo yabeshye none urukiko rero kuvuga ngo abana agira kandi abana yabyaranye na Dorothea nyine nabafite bafite nyina wabo byumshije mama wabo ahubwo ngicyo numvaga ko ushatse kuvuga ngo nyine yabaseze mu rugo bari bonyine. None se ntiyarari kumwe n'umuntu ntiyarari kumwe n'umugore umuhanuzi muzima uretse gatoya umuhanuzi muzima yabwira undi ngo uriya siribuye ngaho mufata umubenure. Tugiye kwinjira mu mategeko ari Pastor Claude itegeko ryamufata kuko bari kumwe si uwa mbere nibishaka isa nishaka nawe namutera uzi nishaka mpamvu namutera ibuye uzi mpamvu nari mutera isa nibishaka ari wenyine ubugerwa n'iki niba ari wenyine ngewe narahageze. None se uyu munsi afite ari wenyine urabyumva nimba mbere byamunani yarananira ngo nawe akisa nishaka ntawe ni mugore ndafite abyumvishije. Rero twinjiyemo ahantu hombe ko ari habiri ko ari habiri hombe hombe nge nahakora impamvu nakora ni iyi ari nibishaka ndabe namutera na Pastor Claude ndabe namutera impamvu nabateniwe niri kubera yuko nge nta munzani mfite mpimagakiza ahubwo Bibiliya iravuga ngo saba ku muto zabo nimba bamaze kubona ko ari ikintu bakozeho kitari cyiza wabyumvishije bareke bariya abantu umva mubwire bakenewe. Urumva Pastor bariya abantu urumva ngewe reka ndorere kuvuga pasiteri reka mvuge none uyu muhanuzi siko bimeze uyu muhanuzi twavuze nibishaka akeneye inyigisho za gihanuzi. Umuhanuzi umva se umuhanuzi akeneye hari inyigisho akeneye kugira uko agenda nuko yitwara. Hanyuma reka nkubaze uyu si pasiteri si umuhanuzi? Yego wari wamubona mu matiko
uyo suri umuhanuzi yego kuki udakora amatiku kandi muyankoresheje ubu ngubu tuyakoze muyankoresheje aya ntago ari amatiku ntago ari amatiku ni ugusasa inzobe kubera ko aba bantu Bibiliya ivuga ngo ni abahanuzi b'ibibuno uyu muhanuzi ni umuhanuzi w'ikibuno oya njyewe umva nkubwira impamvu erega agakiza nimfata ku mpande agakiza umva Theo reka turebe aba bantu tunasoza ikiganiro cyabo sibyo reka turebe nibishaka kubaka urugo rwa mbere n'umudamu we wa mbere byaranze ariko isa nibishaka dufite twamugirira icyizere impamvu twamugirira icyizere ni igihe byumvishije isa nibishaka kuva yatandukana n'umugore nta wundi mugore turabona nibishaka yazanye byanjye abana amaze kubyara banza nyine wumva yewe ntabwo nzi ariko nitureba kuri uwo nguri uri gushaka kweza Claude pastor oya ngerego ndi kumwe we afite umugore kangahe wa kabiri yaradivorusije arabyaha barimo bapfaka akazi uko mubikwamu ushatse kuvuga ko Claude na nibishaka barimo arapfa mutesi nese so kintu nibishaka bagira ati ubu nibishaka umutima nibishaka waravuga ati nge sinzi uburyarya we Claude nagucinya inkora kwande kwa pastor mutesi ko kumugira indyarya ibyaho ndabiza byumvishije none Claude nawe ati ndindyarya gute hari ikintu cyaza mesaga zabo bisobanuye ko nibishaka na pastor Claude bapfa mutesi erega nibishaka ari kugira ati wereka kwigira indyarya yo Claude kandi sasu nasiba no we na meseka mwavuye ati ngewe ubundi pastor akwe kunangwa mu ndimi ebyiri hoya cyangwa yego sibyo ariko uyu munsi wa none nese ntabwo Claude yakoze ibiganiro kuri pastor Mutesi murangi umuvugizi wa RIB hago kavuga ngo duhaza amatiku ya pastor Mutesi na pastor inde Claude akayahaga kavuga ngo turayahaze iyi saha akaba yarayahaze akanabwira no gute amatiku turayahaze none iyi saha twebwe ubwacu tukaba tubonye Claude atangiye kongera kumuza kwigiraho shyashya miseke igoroye akari kuza kumuvugira tuvuge ko ari impuwe tugana ku musozo abo reka mbabwira ibintu bitatu bizaranga umukristo yego umukristo ikintu cya mbere hari ikintu utinya gukora kubera ko amaze kuba uwa Kristo icyo ni icya mbere kabiri hari ibyo udakwiriye kuvuga bitewe n'abo babwirije bitewe n'uburyo abantu bakuzi gatatu ikintu cya gatatu cyonyine menya ko ubugingo ari ikinege ko ntaye mu busangiye yego umenye ko ubugingo ari ikinege ntaye mu busangiye hanyuma ndagira ngo dusomere ijambo ry'Imana yego rimwe umubwiriza yego kangahe umubwiriza ibice 12 umurongo wa mbere havuga guki umubwiriza ibice 12 umurongo wa mbere ibice 12 umurongo wa mbere haravuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe yego iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragira ubwo uzabuvuga uti sinejejwe nabyo hanyuma none ndasoza kuri ijambo rivuga ngo ujye wibuka uwakuremye nubwo tuvuga ibi bintu byose tukazanga tugakritika abyumvishije twakora kuri papa bitangaza n'abandi bahanuzi bandi tuvuzeho ariko nyuma y'ubuzima bwose ujye wibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe itaraje utazavuga ngo sinejejwe nabyo yego